Mumeze neza abantu banjye, nizere ko aho muherereye hose mumeze neza nk'ibisanzwe ni Cyprien Films. Nkwibutsa gukora subscribe nimba ari ubwa mbere ubonye ino video, ukore like, share, usige na comment mu gihe wumva ko hari igitekerezo ugomba kudusangiza. Birashoboka ko isomo waba utaryumvishe neza cyangwa se hari utuntu wagizeho utubazo, nyandikira muri comment. Isomo ritaha nzabihereho mbanze ngusobanurira utwo tuntu utamenyeho. Tumaze iminsi rero mbereka kuri editing, bereka ni gute wakweditinga story, ni gute wakweditinga project yawe. Ibyo byose narabiberetse. Uyu munsi rero sinje kugira ngo dukomeze editing, tugiye kuba tuyishije ku ruhande ho gatoya. Nzongera kujya nyisubiramo wenda hari akandi kantu kadasanzwe ngiye kubigisha, kubera ko hari atugeze muri editing. Uramutse urebye video ya mbere ukageza ku ya gatatu, birahagije kuba watangira ukubaka story yawe, ugakora video zitandukanye. Ibindi birenze muri editing nzajya ngenda mbibanyuriramo gake gake, biranabahaye ni basic uzimenye waba utangira editinga nta kibazo. Nje kubaganiriza kuri kamera. Ni kamera nziza cyane, ni kamera nkunda gukoresha kandi kankorera neza. Amashusho menshi mujya mubona kuri Cyprien Films niyo mba nakoresheje. Uribaza ni iyihe kamera? Ni kamera yitwa Sony PXW X70. Nyemera rero turebe zimwe muri setting zayo, ni gute ushobora kuyisetting ikaguha ishusho ryiza cyane, ni gute ushobora kuyifata ikaba yaguha ibyo ushaka cyangwa se ibyo ukeneye. Reka turebe. Kamera ni iyi ngiyi rero, ni kamera nziza, ni Sony PXW X70. Ngira ngo ni kamera nziza na gushishikariza kugura nimba ufite gahunda yo kugura kamera. Ni kamera ishobora kugufasha gukora documentaire neza, ni kamera ushobora gukoresha ufata film, ni kamera ishobora kugufasha gufata amashusho meza cyane. Ni kamera yasohotse mu 2014. Ni kamera imaze imyaka 7 hanze. Ni kamera nziza cyane na n'ubu ikifata amashusho meza cyane. Ni kamera ushobora gukoresha mu bintu bitandukanye. Urashaka gukora live streaming, wenda urashaka gufata video za YouTube, urashaka gukora documentaire, iyi kamera ifata ishusho ryiza cyane. Ni kamera iteye ite? Reka turebere hamwe ibice byayo biyigize, hanyuma turebe na setting zayo. Ese wayisetting ute? Ni gute ushobora kuyisettinga ikaguha ishusho ryiza? Reka turebere hamwe. Reka duhere ku bice byayo bigaragara inyuma, turebe se ni bihe, ese wabikoresha ute. Reka duhere kuri screen yayo. Screen yayo ushobora kuyikenera urimo urafata amashusho, niyo ureberamo ibyo urimo urafilima ibyo ari byo. Ni ukuvuga ngo ese ukeneye kumenya ko focus yawe iriho neza, ese ukeneye kumenya urumuri rwayo uko rungana, ukeneye kumenya white balance nimba imeze neza. Dore screen yayo ni screen nziza, irikaraga, ushobora kuyirebesha aho ushaka, ushobora kwifilima mu gihe uri wenyine, ushobora kwifilima. Urabibona urabona ko ari kamera nziza ushobora no gukoresha uri wenyine nta wundi muntu muri kumwe. Ushobora kuyihindukiza ukareba. Ni kamera nziza mu by'ukuri. Hari igihe ushobora kuba uri gukorera ku zuba, kureba muri screen bikakunanira, ushobora kwitabaza aka kantu. Aka kantu bakita viewfinder. Ni ukuvuga ngo uragakurura ugashyira ku jisho kareba. Hano ureberamo mu gihe ari ku kizuba cyinshi utabasha kureba muri screen neza. Tuve kuri viewfinder tuze kuri zoom yayo. Ifite zoom hano ikagira na zoom ahangaha. Ngo izi zoom ushobora kuzikoresha
zooming out cyangwa se uzuminga in, ngira ngo urabibona. Hano iyi zoom uyikoresha mu gihe ufashe uri kwikoresha mu ntoki, cyo bita handheld. Ushobora gukoresha zino zoom, nicyo bazishyiriye mu gihe wenda uri gukoresha mu ntoki, yifashe mu ntoki ushobora gukoresha ino zoom. Hanyuma ushobora gukoresha n'iyi ngiyi yo hejuru, iyi zoom. Iyi zoom nayo wayikoresha mu gihe uri muri filima ufashe kamera gutya. Tubonye ko iyi ngiyi wayikoresha ufashe gutya, ufashe kamera gutya. Hanyuma iyi ngiyi nayo uyikoresha ufashe kamera uri gufilima umeze gutya. Buto yayo ya record ya mbere ni iyi ngiyi, ni iyi. Hanyuma ikagira na buto yayo ya record yindi ya kabiri iri hano. Uzikoresha gute rero? Ni ukuvuga ngo impamvu bayishyize hano buto ya record yayo hano nuko ni ukubera ko mu gihe ndi gufilima mfashe kamera gutya mu ntoki, kuri codinga birahita binyorohera kuko ndahita nkandaho gutya, ndahita nkanda ino buto ya record ihita ijyaho. Mu gihe ndi gufilima mfashe kamera gutya, kuri codinga nkanze ino buto yo hejuru gutya, yango muri kubibona neza, hanze ino buto yo hejuru gutya birahita binyorohera. Niyo mpamvu bagiye bazishyira nyine ahantu hashobora korohereza umuntu. Battery yayo ni iyi ngiyi, ushobora kuyikuramo. Hano hasi hari akabuto usunika kugira ngo ivemo, hanyuma warangiza ukayikuramo. Iyi battery yayo ifite ububasha bwo gufata amasaha 3 itari yazima. Birumvikana ko ni kamera nziza ushobora kujyana n'ahantu hatari umuriro, ukaba wakora ibintu byawe bikarangira kamera itakuzimiyeho. Itandukanye n'izindi kamera ushobora gutangira gufilima yamara iminota 10 ikaba ishizemo umuriro. Urumva ko iyi ari kayite mu by'ukuri. Kuyisubizamo uraza ugapushinga ukazamura, tayari yayisijyamo. Ahangaha tuno tubuto twa mbere ni menu. Iyi ngiyi uyikandaho ushaka kujya guhindura amasetting, kwisettinga, kujya muri setting zayo. Menu ni ukandaho, iyi ni buto ya menu. Hanyuma iyi ngiyi ikurikiraho ni iris, uyikandaho warangiza ukayadjustingira hano. Akangaka iyo uri kugagira ubu uri ku adjusting, uri kuzamura iris cyangwa se uyimanura. Iyi ikurikiraho ni gain. Gain nayo ushobora kuyizamurira hano ukayihindura hano. Iyo ushaka kuzamura ikintu kimwe muri tuno uyikirikaho, hanyuma ukaza ukayizamurira hano, ukayizamura cyangwa se ukayigabanya. Ikurikiraho hano ni shutter speed. Shutter speed nayo uraza ugakirika kuri kano kabuto kayo, warangiza ukayizamura cyangwa se ukayigabanya. Ngira ngo ahangaha turarangije, reka turebe hano noneho. Ahangaha urahabona utubuto tubiri. Hano hari akabuto ushobora kuzamura, iyo ukazamuye uba ushyize kuri zoom. Iyi ring yayo ushobora kuyikoresha nka zoom, ariko iyo ukamanuye ukagashyira kuri focus, dore byanditseho. Iyo ukazamuye hano kuri zoom ni zoom, iyi ring wayikoresha nka zoom. Iyo ukamanuye hano kuri focus ihita ijya, ino ring uyikoresha nka focus. Ni ukuvuga ngo wowe iyi ring uyikoresha mu buryo ushaka. Iyi buto uyikandaho mu gihe ushaka ko focus uyigira auto cyangwa se manuel, byanditseho auto focus cyangwa se manual focus. Uraza ukayikirikaho rimwe ikaba manuel, cyangwa ukaza ukayikirikaho rimwe nanone ikaba auto, biterwa n'icyo ushaka. Hano nawe usetingira audio, barakwereka channel 1 na channel 2. Ni ukuvuga ngo iyi channel 1 na channel 2 ngiyi hano input 1 input 2. Ushobora kuzicomekeraho icyarimwe zigafatira amajwi icyarimwe, ariko uraza iyo ucometseho mikoro kuri channel 1 wenda ushaka nko kuyizamura, uraza channel 1 ni iyi ngiyi, uraza ukayizamura hano input 1
uraza ukayizamura wenda ukayishyira nko ku 10 cyangwa se kuri 5, uyishyira aho ushaka bitewe n'ijwi ushaka n'ijwi uri kumva uko rimeze. Waba ushaka kuzamura input ukaza ukazamura ahangaha. Mu gihe uri kuri codinga ushaka gufata ambient sound, hano ushomekamo mikoro ugafata ibintu bijyana n'amajwi. Kano nakagufasha gufata mikoro kugira ngo itagwa. Akangaka uraza ukagafungura ugashyiramo mikoro ukongera ugafunga. Icyo uri gufokasinga kikigira imbere kugira ngo urebe neza nimba focus yagiyeho. Wabona yamaje kujyaho ukongera ukayikandaho kikongera kigasubira mu mwanya wacyo. Iyi nayo ni lens hood niko bayita, igufasha nimba uri gufirimira ku zuba kuba urumuri rutahita rwinjira muri lens uko rwiboneye. Donc igenda irurimita. Iyi kamera iyo weguye ino screen yayo kamera ihita yaka. Ngira ngo mubirebe yatse. Yes, yatse. Ariko urabibona ko hano nanone hari akabuto ushobora gukandaho ukayatsa cyangwa se ukayizimya. Kano kabuto kanditseho thumbnail kadufasha kugira ngo turebe ibintu tumaje gufilima. Iyo ugakanzeho gahita kakwereka ibintu umaje gufilima ukaba wabireba ukareba ibyo ari byo. Tukamanuka kuri iyi display. Iyi display ikintu igufasha kugira ngo ibintu biri muri screen biri kwidisplayingamo setting uri gukora uzikuremo. Iyi picture profile ni buto ushobora gukanda uri gushaka guhitamo look ya video yawe uko iri buze kubisa. Donc iyo uyikanzeho ugenda umanuka ubireba. Donc igenda iguhindurira amakara y'ibintu uko bimeze. White balance iyo ikanzeho, white balance yikandaho igahita ikwereka ugahita n'undi uyadjustingira kuri kaka buto ugenda ukazamura ushyiraho ushaka. Hano umwanya ushyiramo amakarita cyangwa se ikarita iyo uri buze gufilimiraho, iri buze kujyaho amashusho yawe. Ni ukuvuga ngo uraza, uyu ni umwanya wa mbere, uyu ni umwanya wa kabiri. Urabona uraza ugacengezamo gutya kinjira. Aha naho ni umwanya wa ekuteri. Mu gihe ushaka kumva ibyo uri gufilima nimba bivuga neza ni hano uza kugafungura. Izi port iyi ngiyi ni mic, naho ucomeka mic, ushobora gucomeka mic. Hano naho washyira USB. Ushaka gukopiya ama image yawe yakura kuri kamera uyinjiza muri machine. Hano ni ino kamera igira na filtre. Ni ukuvuga ngo nimba uri gufilimira ku zuba ryinshi ukabona image yawe yahiye, aka kantu urakazamura ushyireho filtre cyangwa se uyimanure. Nimba ushaka gufilimira muri automatic uraza uzamure ino buto. Ubu ngubu ibintu byose uraho bibanye, ibi ntibyakora. Ni ukuvuga ngo nta kintu ufilima nyine gutyo utungaho gusuka recording ugakanda record. Akangaka nicyo kagufasha. Noneho iyo ushaka kuyikura muri automatic uraza ukayimanura hano ikahita ijya muri manuel. Ifite port ya SDI ngiyi. Hano ushobora gucomekaho umugozi ushaka gukora live streaming direct. Ifite na port ya HDMI yango ngiyi. Aha naho ni port yo gushariza, aho ushaririza umuriro, aho ucomeka charger uri kwinjizamo umuriro.
Kamera yacu rero ni iyi ngiyi, niyo nifuje kubaganirizaho uno munsi kuko mbona ikoreshwa n'abantu benshi, amateleviziyo arazikoresha, abantu bakora ama live streaming barayikoresha. Nizere ko yabanyuze, nizere ko mwayimenye. Ukeneye igiciro cyayo, hasi muri description nashyizemo link yayo, ushobora kuyisura ukareba ibiciro byayo, ukareba uburyo ki wayigura nimba ukeneye kamera. Reka rero mbasabe gukora subscribe nimba ari ubwa mbere uri kuri ino channel, kola like, ukore share ku bandi bantu uziko bakunda uno mwuga. Wanankurikirana ku zindi mbuga nkoranyambaga zanjye, Facebook page ndiho, Instagram, Twitter, wagenda ukamfollowinga tukajya tubana muri video za buri munsi ngenda nshyiraho. Asigaye wewe wahisemo kubana nanjye, ndakubwira ko utigeze uyoba habe na gato. Reka nkwifuriza amahoro y'Imana. Peace.